rero mutere story my G. Uzi ibintu byabaye? Umukobwa yifata yicaze papa we na mama we muri salo. Abatere story. Ababwira ukuntu yamuzengereje yigwa yihiga ahantu hose yaribuze. Will you keep quiet? Ababwira ukuntu amaze iminsi yirukaho ngaho mu bamotari ababaza amakuru mu bashoferi reka da ariko ewana niyo ayibonye nta nyungu. Ubwo mama we yahise yumva aba yifashe ku muntu abashatse kumucecekesha. Child. Wa mukobwa uzamurira ishyaka. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kuza kuvugira imbere yanjye naso. Here is God. Uzi umukobwa we kimubwira gukiza ibintu yahise avuga. Yahise avuga ati ubu ninjye umukobwa wa mbere mu Rwanda muri iki gihugu ugiye kuyihiga paka nyibonye kandi ninayibona sinzanyuka. Mama we yifata ku muntu ati mbabara reka kuvuga ibyo bintu iso ariko byumva pasi tugende mu cyumba yibwire njyenyine cyangwa umuhamagarire nyogosenge aba ari bisobanura. Mukobwa ati reka papa nawe agomba kubyumva kubera ko nawe arayifite. Mama ati ntibishoboka wa mukobwa wagiye kunkorera ishyano. Umukobwa arangije ati reka nabyishyano papa arayifite kandi yatayigira ntabwo mba ariho niyo yatumye twese tubaho. Mama ati iri ni ishyano yifata ku muntu biramucana. Ubwo se nawe atangira kurakara atangira gukura ibi ntabwo bibaho. Umukobwa arangije ati uyifite nicyo cyatumye na mama mukunda nacyo cyatumye tubaho kandi bise mbona ko ifite akamaro koko. Arangije ati rero umva mbanza ati ejo bundi nahuye n'umumotari uyifite ya danje uzi kuyikoresha neza cyane. Yambwiye amakuru yayo numva ndayikunze ati nanjye rero ngomba kuyishaka nayibona nkabona kunyura Yesu. ubwo mama we byo kuvuga byari byanze yari yifashe ku munwa ise none atangiye gukuma atangiye gukuramo ikoti abajugunye hari atangira no kurakara. Kobwa arangije aravuga ati si ibyo gusa kijya joro naje natinze buryo nandi kumwe n'umushoferi abashoferi babo bazifite za danje barazikoresha neza cyane. Ewa ninazibona nani ninayibona nta mahoro nzabona. Ubwo mama we yamaze kugwa muri koma kare ise we yari yarakaye ishati ye yikuyemo yataye hariya n'ikote asigaranye isengeri tangiye gukuma tangiye gukuramo n'imwe. Baza ngo byagenze bite uzi ibyo umukobwa yavuze yahise abwira se ngo wabuze n'ikindi ngo umushoferi naragiye ndamuganiriza turaganira muri iryo joro turapanga tugira diru nyinshi cyane arambwira ngo niba uyishaka ubutaha n'uwumva uyishaka ukumva utanyuzwe uzagende witonze abapolisi nta mpuhwe baba bafite barayiguha iba yakubijije icyuya amazi aba yagushizemo baragucurika bakagucurukanura bakakugiza iki abenshi bazibakuramo bagiye no guhera umwuka. Ubwo se nta kindi yahise ahaguruka bamufashe mu ijosi ati mwana wanjye n'ubundi abagabo duhora tubyara nzabyara abandi wongeye kukuyicira ngo urangize. Ubwo mama we yari yaguye muri koma yarangiye nta kindi kintu ari kumva. Uzi byakurikiyeho ise yaramufasha aramuniga arangije aramubwira ati mwana ihangane ubu ngiye kukwica ngo urangize n'ubundi byose wabirangije isoni wazitaye ngaho yivuge mu izina birangire n'ubundi ntako nagize ntako tutagize turera waratunaniye urananiranye. Umubyeyi arangije ahamagara n'umuntu w'umukobwa ati nzanira icyuma mpita mwica murangize musozi n'ubundi nta kintu asigaje. Ubwo uzi byakurikiyeho umuntu we yahise azana icyuma ati n'ubundi mwice ibyo binatangiye iyo mico mu rugo nayo tugira mwice ariko ahita anayivuga mu izina n'ubundi areke kuyitsinda ntacyo atatubwiye ayishakaho. Umwana w'umukobwa ikintu yavuze yaravuze ati rero papa ejo ndazinduka
njya gukora ibintu bijyanye no kuyihiga ninayibona sinzanyurwa njye nzicara hasi ariko nayibonye nibwo nzanyurwa. Isati ibyo byose umbwira simbyumva, we yivuge mu izina niryo jambo ryanjye muri bivuze ubundi mite mwica. Ubwo yari yamunize yamuzamuye ahandi amaguru aba atari gukora hasi yamwegetse ku rukuta, arangije aramubwira ati ngaho mwana wanjye humeka rimwe umbwira ijambo ryanjye. Continue. Umukobwa yarazamuye yitsa umwuka, arangije aramubwira ati rega papa ibyo wagira rwose ibyo wakigira byose ntabwo nabireka nta nubwo nanayivaho, sineze no kuyanga habe na gato sinayitatira cyane ko nawe uyifite. Get out of here, man. Mubyeyi none arushaho kurakara, isura iragenda iba umukara iba nk'igicu cyo kuwa kane. Funka! Arangije aramubwira ati wihera mu magambo, we yimbwire yivuge mu izina niryo jambo rya nyuma nshaka kumva uvuga ubundi nkakwica nkakukura. Apostle, we hear of this. Arangije ati n'ubundi byarangiye ntirakaje reka nyibabwire birangiye. Haye mite mi ba mi. Nshaka yambijije icyuya ngomba kuzanirwa uko nyibonye itari peri. Jesus is Lord. Irú ọmọ wo wá rè nítorí Ọlọ́run. Ó já mi lára jẹ. Are you normal? Are you normal? Are you normal? Noneho icyo gihe nari nariye ibiryo bikonje. Ubwo umuntu wari uyoboye inama ewana yari yadusabye ko buri wese yatuza ubundi tukamukurikira. None ukuntu byaje kungendekera ntigitangaza. Inama iba igitangira, ufite ijambo ari uri kuvuga, abantu bose batuje bagiye kumva bumva ibintu ngo biri kwiruka biri kwigaragura biri kugaruka. Yahindukira yareba abantu bose bamukurikiye akamona bose nta muntu n'umwe uri kuvuga umuntu umeze gutyo. Ubwo nanjye ngahita nihengeka gahoro nakihinduranya, inzoka zikaba zigiye ibumoso, izo ni mibe ngo zikivuruguta zigateza akavuyo zigasakuza. Uyoboye inama ati ntabwo biri bugarukira, uyu muntu uri gusakuza gutya ntabwo twabyemera. Mikoro niba bazijimije ibyanga bikunda araza kuboneka. Karitasi byamibaho kugira bima gahenge nanjye mbashe kwiyoberanya muri abo bantu, ahubwo byahise byongera volume. Ono biravuga birapururuza biravuga birasakuza. Uyoboye inama yitegereje neza kumva ahantu n'ijwi riri guturuka, abona ameze gutya nabuze amahoro, ndi kwigarura ndi kwiyongeza. Arangije ati muhanze mutuze gato uriya muntu ari mu biki. Inzoka ziba ziracecetse, sinzi ukuntu yavuze ngo kamanze mwegere buri wese ntamuhanga amaso murebe ikibazo yaba afite. Ubwo inzoka ya mbere birazamutse ngo ibirangiye irasakuje. Uyoboye inama ati reka ntabwo bibaho, sohokanze niyo nda yawe mureke kudusakuriza, inama uzayigarukemo wavuye kwa muganga kwivuza. No panarero.